hari ishusho nyine ubona ntirizakuve mu mutwe. Mama we bamutemye areba so bamurashe mama we areba gutya ku buryo nyine yamurebaga bari kumurasa. Hapfuye abavandimwe biwe bagera kuri 4 na mama we. Bivuze ko giye ubuzima bwanje bwose bushingiye mu ntambara. Ubu nakuze nyene je ndi umwana w'intambara. Igihugu ni cyakwima ubuzima. Mana uciye mu murambo. Ese ubuzima buwase hangane. Jewe ariko mvuze sohoka mu nzu. Nasakoshi wibuke nani mfite. Wikojeje mu nzu sohokana? Je nikojeje mu nzu sohokana Rambo. Sohokana isashi ya Rambo. Nduriya nayo sashi yanje ya Rambo. Rambo nta kwisiga. Aba Tanzania. Kijana na beba jalala wapi? Kijana na beba jalala wapi? Nabone bamenye ko ari kwete z'umuntu abaginga. Nce mfata kibiri cyama Tanzania shira muri passport. Ndabakubita. Bakakure kukita. Bahita bakonga ndaci. Ugeze ku mpaka wa Tanzania na Kenya. Ugeze ku mpaka wa Tanzania na Kenya. Konyene mani iyo wakuriye mu ntambara ukuntu uburi nk'imbobo buri mbobo to ari n'uburyo buciye ubwenge ibuci ubwenge nyene kuko je hano hose nta kintu natinye kuko nko mu Burundi uravye nta Kiswahili twakoresha sibyo nyene ni byose wacaga gutse wabashaka gukomunika gute byadanje je ubundi meze nk'ikiragi nje cyane ari kiragi kiri ni sinyo tu utamuga utazi goje nibuka ngeze ngaho ku mupaka yego mvugisha Kiswahili ariko wari kumbwira ati banza utekereze ibintu ugiye kubishura ucu bishura ariko nahita mbishura direct kandi nkabishura mu Giswahili kandi bigaca twaravuyeho mu ngo tujya kuba ahantu mu nkambi je nagwaye nabwa boro bita mantuzenye babwita umufatira amaguru imvunje amavunja nabo hari arimo abanyamu babiri uri kumva harimo n'abanyamurenge mama yarahetse sister wanje yego amuhetse nanje afashe ukuboko yego afite n'utundi tuntu yikoreye ku mutwe kubera nyine turi ko dukimenye n'amasasu nyene turagenda tugeze ahantu mama aravuga ati rero amasasu ni menshi kandi shobora kubabura twese nyene dushobora gupfa iwabo w'umugabo nahari kandi nta mugabo acuzinga ahantu azogwa bivuze yuko anytime nagwa no ngaha. Urakoze wowe udukurikiye kuri Smart Maker TV show uhawe ikaze aho uherereye hose waba uherereye muri Europe cyangwa se uherereye muri Amerika uhawe ikaze. Turabizi ko mudukurikira muri ahantu henshi cyane guturuka mu Rwanda mu bihugu bya Afrika muri Tanzania abadukurikira bari Uganda muhawe ikaze. Iyi ni Smart Maker TV show nje turi kumwe ni Smart Maker. Uyu munsi nazindutse ntemberera mu gihugu cya Kenya aho numvishe inkuru y'ubuzima bw'abana babiri butangaje kuva aho bwatangiriye numvishe ubwanjye binteye agahinda. Ni inkuru yubaka imitima ya benshi ndabizi ko benshi bari guca mu ibyo ngibyo ariko reka tubaho umwanya batwibwire batubwira amagenzi yabo kuva baza ese bamaze igihe kingana kimwe iki gihugu byose barabitubwira muri iki kiganiro. Reka tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ego nkuko mwabivuze je nitwa Cedric nkaba ntuye mu gihugu cya Kenya. Ego kubijanye n'uzenye amazina yanje cyambere nayo nkaba mva mu gihugu kibanye n'u Rwanda ngaho hafi. Ego murakoze cyane amazina ni Mutoniwase nanjye nkaba ndumu impunzi muri Kenya nkaba nyine nanjye ndi hano muri kino kiganiro mwakoze kudutumira. Urakoze cyane avuze ko nawe yitwa Mutoni nimba mbyibuka neza. Ese ngewe ikibazo cya mbere nabaza ko nabasanze mu nzu imwe ubundi byaje bite muravukana cyangwa? Okay murakoze nkuko bivuze badusanze mu nzu imwe nahantu nyene tutuye muri hoteli
kuko riho twashikiye imyaka tubayeho niho twashikiye kuko nta famiye twaje dusanga ngaha twarahuye ariko muri uko guhura twari dusanzwe nyene turi abafamiliye ariko bari mu bihugu bitandukanye aho tuzakwisanga twese mu gihugu ca Kenya nibwo rero twafashe umwanzuro wo guhurira ngaha tukavuga ati aha niho tugomba kubarizwa rero niyo mpamvu turi hano tubaye ngaha imyaka itari mike muri ino hotel iri mu ruhande rwa Ngongo Road ngaho gato niho turi twararose sponsorisation idufasha mu buryo bw'imibereho niyo mpamvu tukiri hano kuko hari benshi baca bibaza ati impunzi gute zishobora kuba ahantu ahangaha nyene byabatangaza ariko kuba turaha twarose sponsorisation idufasha mu bintu by'imibereho nyene yo ngaho hafi natwe hari utuntu tugerageza gukora kugira turebe uburyo twobamo ariko muri kano kanya turahangaha murakoze. Yewe numva inkuru yanyu kuko mwamamagaye kuri telefone numvisha inkuru yanyu gusa nge yanteye agahinda kuko kugeza nubwo ahantu narindi nararize numvisha inkuru yanyu ariko nge nkimara kubasura nkabasanga muri ahantu nkanga nibajije aho iyo nkuru ihuriye n'aha hantu ariko reka mbaho umwanya dutangire kuko buriya abatureba bakunda detail bakunda akantu ko kandi birasaba rero ngo tubive imuzi n'imuzingo tubitangire duhera aho byahereye. Harya Mutoni we waje uturutse he wowe? Okay, njyewe ze banje bavuye muri Kongo ariko nyine njyewe navukiye mu Rwanda niho nakuriye nyuma nyine tuza kuza hano nyine nk'impunzi nyine. Inkuru yawe ntiyoroshye n'ababyeyi nabo numva inkuru yawe itoroshye nimba bo baravukiye muri Kongo bakaza mu Rwanda akaba nabo bakubyarira urumva ko ni ibintu byose birimo ubuhunzi ni inkuru itoroshye ariko tuteye twageraho ubundi Mutoni uba mu bana bangahe cyangwa n'umwe niwe n'ababyeyi bawe cyangwa hari abandi? Turi bataye. Okay, njyewe ndi umwana wa gatanu tukaba turi abana 7 ku mubyeyi umwe yego so ariko nyine ubu ngubu dusigaye nyine ari twebwe na Mary gusa umubyeyi papa yaritaye Imana ikomeze muri uko ridashira. Cedric nawe reka tukugarukeho wowe uturuka mu muryango w'abana bangahe isa barahabona bangahe? Nge rero umuryango nturukamo nk'ishure turi Rigo kwishuri ubundi kugira abana bo mu rugo babare uvuza mbere kujya ko kwishuri ariko si bake kandi si bake kandi si ntabwo turi benshi cyane kandi nta nubwo turi bake ariko byagenda kose turabana 8 ariko naje ngaha muri Kenya turabana 7 naje ngaha muri Kenya turabana 7 bivuze yuko bucura wacu simuzi kuko urugendo rwo kugera ngaha rwabaye rurerure kandi hari mu bihe bitoroshe. Nageze ngaha 2015 umva imyaka si mike 10 urabona 10 irashize kandi sindasubira mu rugo kuraba abavyeyi kuraba tuvukana ubuzima imyaka 10 utarasubira mu rugo. 10 gusa turi muri 2026 umva bivuze hafi 2015 waje mupaka kugira ngo tumenye igihe ku myaka yuzuye we ntabwo iraje waje mu kwa 9 2015 ubu turi njyewe ndamurusha 26 bivuze ko turi hafi kugera utarasubira imuhira ntarasubira mu rugo kuko impamvu ntarasubirayo sinari naje nje gushaka ubuzima
hari ibyo nukuvuga ngo waje nawe nk'impunzi inaje nk'impunzi nukuvuga ngo kameme ibyo wahunze ubwo biracyahari biracyahari impamvu yo gusubira urumva iyo myaka yose maze ngaha nta muvandimwe nta nyene mu bana bose tuvukana n'igende ngaha nisanze ngaha ndi umwe ubuzima bwose ndabucamo ndi umwe kuko byari binagoye wisanze mu gihugu nta tantine nta onkre nyene uragerageza kwiyadapta urarara mu muhanda urarara nyene ubuzima nyene buba bugoye ubu kubonye ni bakubwirire muwe kavuga ati reka ngufasha ka guherera 2015 nabaye mu buzima nyene bukomeye byabone nyene byo gufashwa nyene mu nk'abandi bose abadukurikiye harimo n'abandi bashobora kuba bariho nk'ubuzima nk'ubwo mwaturutsemo butaboroheye ariko buriya ndagira ngo mbabwire ntabwo aba ari ryo herezo buriya ibaza ariko gutangira mu buzima urara ku muhanda ariko nkaba mbasanze muri hoteli ni ikintu gikomeye ni ugushima Imana. Reka tubive noneho aho byatangiriye ubundi ko umuntu aba arebye muracyari abana batoye muri bato cyane ubundi kugira ngo mufate umugambi mufate umwanzuro wo kuva iwanyu mungana gutya ubundi byari byagenze gute? Reka duhere kuri Mutoni. bitewe nk'ukuntu nyine bizwi mu Rwanda haba ubuzima bwiza sibyo so rero nyine nkatwe abanyamurenge nyine kubera ko buri gihugu ugomba kukijyamo kugira ngo ujye gushaka ubuzima burenze ubwurimo urikumva so rero twege aho twabaga mu Rwanda hari mu cyaro pe urikumva noneho kuba uhaba ubana n'iyo famiye yose urikumva buri wese nyine yari yaragiye kwihigira aho ngaho mu cyaro buri wese nyine akagenda ahava bamwe bakajya i Kigali abandi bakajya hehe buri wese agiye gushaka ubuzima so noneho twebwe noneho nkanjye noneho bitewe n'ukuntu ari nanjye mukobwa mutoyi wacu noneho ngewe kwiga amashuri nyine byagezeho biba intambara ndavuga ati ubu buzima ntabwo nabugumamo ni kubyumva noneho nge ndavuga ati rero kubera yuko ngewe ubuzima ntabushobora kandi noneho n'aha turi bikaba byaranze noneho ngewe reka nge guhigira ahandi so kuhava rwari urugendo rukomeye bitoroshye none mu bana bose bavukanaga niwe wafashe umwanzuro urahaguruka? Ngewe navuye aho twabaga ngewe n'inge warenze igihugu bwa mbere uri kumva none ndavuga ati rero kubera ko nyine ngewe nkunda gucakura bwinshi nyine uri kumva wa muntu nyine iby'ishuri byaranze ariko ibyo mu buzima busanzwe muntu wanjye byakundiriye umva mbese mu mutwe agomba gufunguka nyine nimba iby'ishuri byanze ubuzima yere ugomba kukomera so rero noneho bitewe n'ukuntu nyine ubuzima bw'abapere nyine babayemo muri Kongo muri biriya bintu by'intambara twashakaga kusubiraho oya nyine nawe ubyumve nyine bitewe n'ubuzima banyuzemo ibaze kuba Mary we kugira ngo ahantu yakuriye like nyine we yapfushije ababyeyi biwe afite imyaka 3 aho ni muri Kongo n'ubuzima bamurashe mama we areba gutya ku buryo nyine yamurebaga bari kumurasa. Iyo ni story wabwiye n'ababyeyi? Kuko ntabwo ari wakavuga. Ni story nyine ubwirwa nyine n'ababyeyi nyine ukavuga ati Mary bakubwiye gute? Nyine ntabwo biba byoroshye uri kumva nk'iyo umubyeyi arimo arakubwira inkuru z'uburyo ababyeyi be bapfuye abareba ni ikintu nyine nawe wumva uhita ugikurura uri kuri tere ugahita uvuga ati ubu buzima ntabwo ari bwiza ukisanisha n'ubwo buzima noneho nka mama nyine nk'iyo yatangiraga kubitubwira nyine agatangira kutubwira so byatangiye gutya noneho Mary ahantu aturuka habaye intambara so nyine yari we mwana mutoya noneho baza gutera aho babaga aho baza kwatera urumva bitewe nyine n'ukuntu yari umwana muto
pole bitewe n'ukuntu yari umwana mutoya nyine ufite imyaka mike uracyafite imyaka 3 ariko nyine bitewe n'ibintu ubona hari ishusho nyine ubona ntirizakuve mu mutwe. Mama we bamutemye areba so pere wiwe ntiyari ahari. Bari mu rugo nyine na Mary we n'abavandimwe biwe. Hapfuye abavandimwe biwe bagera kuri 4 na mama we. Nyine kubera ko Mary yari akiri mutoya noneho abahungaga urikumva nyine buri wese yari arimo ahunga ukwiwe urikumva noneho ahantu batemeye nyine yari ari iruhande rw'iki abireba abireba kwa kundi nyine ujya gukora nk'ikintu ugashyira nk'umwana ku ruhande wowe ukajya tuvuge ngo nukwenyegeza nyine yagiye kwenyegeza so bamutema ari aho ngaho umwana ari inyuma ye uri kumva nyine ntago bari buze ngo bateme umwana w'imyaka 3 kameme umwana we barangije baramwihorera ataka ngaka kagende gapfire ku musozi kubera ko nta babyeyi afite ntazi n'ubundi nikazabaho uri kumva pole ihangane ariko nyine uri kumva ni kwa kundi nyine ababyeyi bavuga ngo nubundi nimba wanamugani nta mubyeyi uhari noneho ku myaka 3 noneho bitavuze ngo noneho yari afite n'imyaka myinshi ngo ari bugende yirukanke uri kumva ahunge nyine wagenda byarangiye gute bakimara gutema mama we umwana w'imyaka 3 yasurvivinze gute yabaye hate nyuma kugira ngo aba nyine kwa kundi nyine buri wese yahungaga ukwe agize Imana atorwa n'umumere arangije aramwirukanka none ikiza ni kwa kundi nyine mwese mwahungaga mugahungira nk'ahantu hamwe uri kumva twajyana nyine bakagenda bakajya guhungira wenda tuvuge nko mu rusengero kumva kuko wenda hari nk'urusengero wenda abantu benshi nyine bakundaga kujyamo akaba ariho bajya kwihisha noneho rero umwana ahungiramo mu guhungiramo hahuriramo uwo mugore ahuriramo na se kubera ko nyine bari baturanye ahuriramo nyine na se we yari yahunze kare nikumva noneho agira Imana nyine afatwa n'uwo mugore uwo mugore nyine arangije aramujyana amushyira se muri icyo kizu nyine ariko nyine usibye ko we atarabizi ko na se nyine aribo hamusanga so rero umva ndakubwiye ngo mama yaratesetse iyo kubona noneho bakwicira Mary wawe abavandimwe bawe ntago ari ikintu kiba cyoroshye pe no kwihangana inkuru yawe irababaje urumva ni ibintu waherekera wumva ukiri umwana urumva story byonyine iteye gutyo kuyumbura umwana ubwabyo ni ikintu nahakumbura nukumbura naho ishenguye umutima nibura birakakubeho uri mukuru ubasha kwimanaginga ariko uri umwana nagaye ni gikomera umuntu bundi asazana nacho iyo story wayibwiye mu Rwanda kuko we naho wavukiye yanjye niho navukiye wayibwiye se ukima ukuze wayibwiye iyo twari tukiri batoya nyine ko numva yibuka nk'iyabaye ejo umva ni ikintu nyine nashobora kwibagirwa kubera ko njyewe noneho nta nubwo ntago nigeze ngira amahirwe yo kubona sogokuru uri kumva na nyine na mukecuru uri kumva nyine bose bashiriye muri iyo ntambara kumva n'abavukanye ba Mary ariko nyine si bose nubwo hasigaye n'abandi ariko nyine uri kumva ko ari inkuru idashobora kuva mu mutwe nubwo byagenda gute ntabwo nabyibagiwe ni mbese ni nk'ibintu mbona nk'umuntu wari uri kuri tele tuvuga wenda nk'umukameramani wagiye kuri tele kugira ngo wibagirwe ikintu cyabereye kuri scene ni ikibazo gikomeye cyane ntago ni ibintu bidakunda so rero nyine nanjye nk'iyo numvise nyine nk'amakuru nyine yahari nk'iyo ndimo ndumva nk'amakuru ariko habera nyine mera nk'umuntu uri kuri scene none ibintu byo kwica abantu muri Kongo byatangiye kera byatangiye kera cyane nimba Mary ubu ngubu afite nk'imyaka 60 na urumva icyo gihe hari intambara hari intambara reka tujye ku ruhande rwa Cedric wowe kugira ngo ufate umwanzuro wahaguruka ahantu wavukiye ku myaka yawe mike byagenze bite kugira ngo ufate uwo mwanzuro ukomeye murakoze
ubundi gufata umwanzuro ngo uve mu gihugu cyawe ubundi biterwa n'ibintu bibiri. Buriya icyambere cyo ubuzima bwa muntu bushingiye ku mutekano. Yego. Ubundi umutekano niyo nkingi y'ubuzima. Yego. Ufite umutekano wanaburarato ariko ukabaho wishimye. Yego. Rero je kugira mfate umwanzuro nubwo naje 2015 ntari umuntu mukuru pe. Nyene sinari mukuru wo kuva mu rugo kuko nta muryango nari mfite ngo umugore ngo abana ngo ngiye kubashakira oya. Yego. Rero bitewe n'ukuntu mu gihugu by'ubundi mvuka navutse hari ibintu by'intambara. Navutse hari ibintu by'intambara je kuko navutse arya ni mu Burundi. Yewe. Navutse hari ibintu by'intambara kuko je navutse muri gihe mvuka. Hari umuperezida bishe atareme hagati y'uwo bita Ndadaye gutyo bene uko. Bivuze yuko giye ubuzima bwanje bwose bushingiye mu ntambara. Bunakuze nyene je ndi umwana w'intambara. Pole. Urumva? N'ubuzima bushingiye mu ntambara kuko je nibuka muri za 2002 twaravuyeho mu ngo tujya kuba ahantu mu nkambi. Mu nkambi turabayo niga muri 2002. 2002. None wari ufite nk'imyaka ingahe? None je ndiwo muri 93. Umva nawe muto nari 2002 wari ufite mu myaka 9-8. Muvayo mu rugo muri imuka mujya mu ntara. Uvuye mu ibaze. Urumva? Aho mwavukize habaga iki hari harimo harabera iki kugira ngo haba hari ikintu bita isasu ku buryo nubwo wabura uruhinja rutoye wamenye atantu ni danje kuko abantu hariya bamanyene ntibaba bari batuje mu mitwe. Yego. Buri kanya wumva isasu rivuze ukamenya ko ari umwanya wo kugenda. Yaraswaga nabande se amasasu yaraswaga nabande. Nyene hariho opposition nabo na leta nyene. Yego. Riri inyeshamba zashaka ubutegetsi. Numva aho hacaba kugwana kuko leta ntibishaka gutanga ubutegetsi. Inyeshamba rumwe nazo ziba zigomba guhangana na leta. Kuhera rero byo bivuze yuko je navutse hari intambara. Nyikurira mu nyene bya bindi wasanga haciyemo umwaka umwe bimeze fresh uwundi mwaka bigahinduka ko nimba 2002 twaravuye mu ngo zacu mu rugo tukaja mu nkambi. Umva nyene ubuzima nyene nakuriyemo guhera za 2007 ikini rero maze guca ubwenge ndavuga ati gihugu buriya nta muntu yangi wabo bazokube buriya nubona umuntu avuye iwabo ntuzamubaze ngo avuye gute nuko nawe twashimye nyene kugusangiza inkuru yacu. Yego. Ariko buriya ntibazakubesha ngo umuntu aranga mu rugo. Ahubwo wahanze gute? Icyatumye uhanga ntandaro kuko nkanje nimba 2002 twari mu nkambi. Je nagwaye nabwa boro bita mantuzenye babwita umufatira amaguru imvunje amavunja. Wayarwariye mu nkambi se? Nagwariye mu nkambi ibaze je hariho rero none se singuciye mu ijambo ariko ubuzima bwo kuva mu rugo mukajya mu nkambi mwongeraga kuva mu nkambi mugasubira mu rugo mukijya mu nkambi byahise bikomerezaho. Hari ukuntu haba nyene bakagwana imigwano ikaba leta ikavuga ati intambara nkuko nyene ubona ibya Israeli na ntuzenye biri urabona nkubu bari mu ntambara hazogeraho intambara ija ituriye gato hamabongere nagahenge muri no mu Burundi byari bimeze agahenge mwagafatiraga mu nkambi n'ubu iyo hari amasasu iyo nyene bari gufightinga twaca tuja mu nkambi agahenge kabonetse leta iri mu biganiro nyene nizo nyeshamba twaca dusubira mu ngo ugasanga mu rugo barahaturikije nta kintu kikihari urumva nyene mukaba muri ubwo buzima tu gushika je nibuka ko nigeze no tugeze guhungana mama turahunga pe ariko iyo story muhungana mama wawe narayumvisha gahinda karanyica ubundi byagenze bite kugira ngo we na mama wawe muhunga hari ukuntu je na sister wanje ubundi je na sister wanje ukuntu ababyeyi batubyaye dusa nkaho turi impanga nta ntuze nta distance nini yirimo rero ukuntu twahunze Emane nuko nyene umaze guca ubwenge iyo mbyibutse nagahinda to ariko ndanaseka kuko uwo muco gihe twarahunze mama yarahetse sister wanje yego amuhetse nanje afashe ukuboko yego
afite n'utundi tuntu yikoreye ku mutwe kubera nyine turi ko dukimbeye nyine amasasu nyine turagenda tugeze ahantu mama aravuga ati rero amasasu ni menshi kandi shobora kubabura twese nyine dushobora gupfa yahise ndekura ukuboko kuko we wari mukuru nari mukuru nta n'imyaka 18 mfite nari mukuru ariko nyine ugerageje gukompara na mushikanje ni je nari mukuru aravuga ati Imana ikurinde mwana wanje arakurikura hariya ni ibyimenyere mwari mugeze ahandi ngo bavuga ati utere hejuru buri umwe wese asama yiwe wamugana ati batera amagara hejuru buri umwe asamaye ariko nyine kubera kwa rukundo rw'umubyeyi ntakuretse ngo nuka kwanza nuko nyine abona mwese muhava mugenda nubwo ngo kwirukankana abana babiri bafashe byari ingorabahizi byari bigoye cyane abona yuko akurekuye nibura yagasigarana umwe bishobora kuko jewe hari ukuntu ubundi dufate ahantu twanyura mama nimba nyuze ngaha jyaho hana nsize bivuze ko hari n'abandi bantu baza kuhanyura rero nagenda bakurikira ariko sinabanzi nyene y'ababyeyi byagenze gute se akurekuye akimara kukurekura we wavuye gute warihusura musiga wamugenzi inyuma jyaho yaransize ariko kubera abantu bagenda bahanyura ari benshi nagenda nkurikira buri muntu mbonye nawansiga nkurikira undi ansiga nkurikira undi nyene mbonye abantu bicara ari benshi naho kahicara nkavuga ata aha wenda ndi safe ndahicara kuko je mama twamaze nk'ibyumweru 2 tutarabonana aho naho nundi mwe muhunze intambara yari intambara nyene ubu ntitwigeze tuva mu rugo atari intambara urumva nebyo rero twari nuko nyene twagiye kure cyane ariko mubwire nyene ariko nabyo abantu baba bakeneye kubyumva urumva umwana ahunganye n'umubyeyi ni muri babaje urumva niyo mpamvu rero nagomba nkubwira ukuntu naje kwisanga ngaha rero reka noneho dutangire urugendo rwanyu kugira ufashe umwanzuro ubonye ko ibintu bitazoroha ubonye intambara ikomeje gukara no gukura kwa kundi ukura ukagumya utekereza ko ubuzima butazoroha uravuga ati reka mpave njya ahandi kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ngo none mve mu Burundi njye muri Kenya ku Rwanda rwo rwari rutuye hafi kuki utambutse ngo wigire mu Rwanda kare wari hafi okay byose byarashoboka ariko kubera navuye hariya maze kuba mukuru kandi ntanguye no gukora akazi kuko ntanguye gukora akazi mu Burundi ariko rero kubera 2015 hari naho habaye nyene ibintu by'intambara nyene haraba byo gushamirana na nyene by'ubutegetsi n'ibindi rero ndavuga kuja mu Rwanda hari hafi pe kuko n'abaturanyi byari byoroshye ariko nayo navuga ati ku myaka mfite sindi wa mwana wo kuja ahantu ngo nicare kuko jewe nta anti ngira mu Rwanda washakaga aho kugenda navuga ati ishaka kuzaja ahantu wenda ndaba karimo nakora ufata umwanzuro kujya fata umwanzuro je kumva no mu Burundi bijya ngo abandi bahunze ngo banganye isakoshi cyangwa abandi batraverinze ngo bajanye isakoshi oya sinzi guko wibuka isashe zabaho zaramba reka dutangire urwo rugendo umunsi wa mbere isaha ya mbere uhagurutse i Burundi ibintu urumva muri 2007 2010 20kangahe n'ibintu bya technology byari byatera imbere smartphone nta bantu babe bazitunze ngo nibura uragendera kuri GPS kuri map wowe urugendo rwawe rwari ruteye gute wahagurutse gute wateze iki ese wagenda amaguru cyari bimeze gute ubundi ibyo bintu okay reka rero nakubwira yuko n'urugendo rwari rupanze jewe uhere mu nzu iyo shashi ya Rambo ubwira aho yahereye warayiguze jewe ubundi je nari isanzwe nkora ibintu by'amashanyarazi ndabyumva mu Burundi nyene yego narashatse na passport nari nyifite kuko hari igihe twabona ubuzi bwo kuja muri Kongo kugira gukora amashanyarazi mu bwato yego urumva passport yo nari nsazwe nyifite rero igihe kimwe haba umusaza w'umwarimu wigisha ngaha muri Kenya uwo musaza yarazinanye n'umukuze wanje yego umukuze ariko twaravugana kuri telefone ari ngaha nawe muri Kenya yego arambwira ati hari umusaza ari ino ari mukuza ngaho mu gihugu
ndamubaza none nta kuntu twazanana n'uwo musaza ko mbona no ngaha bimeze nabi ibintu by'ubuzima intambara niki aravuga ati ahambaza ko ufite passport ndamubwira ati ndayifite ati sawa azaza naza nzaguconnecta nawe muvugana ukuntu akuzana nuko rero twahuye n'umusaza arambwira ati umunsi kuba je navuye hariya hari kuwa kane hari kuwa gatandatu sinibuka umunsi neza twavuye hariya ariko ku munsi wa gatandatu nibyo umenya nibuka neza niba ntibeshye yego turatega arantegera turaza jewe ariko mvuze sohoka mu nzu nasakoshi wibuke nari mfite wikojeje mu nzu sohokana je nikojeje mu nzu sohokana rambo sohokana isashi ya rambo beba kubira ati rambo mu bisheke isashi ya rambo mu bisheke nyitamo inkweto yego nyitamo inkweto imyenda ubundi nta nuko sharambo arya ari ntoya cyangwa ari nini hariho nini yari nini ya cyane cyari kinini none nagishizemo inkweto ngishiramo n'imyenda kirakomeza kiba kinini inkweto imwe nafite udukweto tugera muri dutatu gutya twose dushyiramo nyine udukweto tunenda dufite n'imyenda ariko byose uwo munsi nashize hamwe ubishyira mu iyo bakubwira agatogo nashize muri sashe ya rambo yashyize muri rambo nyine sohotse mu nzu abantu baza ngiye gutitakataka nyine ibintu by'umwanda nyine baramurase akabigaseko nta keza urangije ujyana n'umusaza aragutegera umurira yego abyumva ndamusanze yaramaze ko watinze ati imodoka yarigiye kudusiga arambaza ati ujanye none ko mbona ufite umwanda mu saje ndambwira ati umuza si umwanda ni inkweto n'imyenda ndambwira ati si umwanda ni inkweto uri bava kure nawe rero kuko yarafite isakoshi n'umuntu w'umwarimu yarabayeho neza ngaha ndambwira ati ni inkweto n'imyenda araseka man araseka nawe ngatekereza nyine ubuzima uko nari danje oya rambo ni ibaze kwambuka twategeye ahantu bita kuri Gare du Nord Gare du Nord twateze idushikana Tanzania ku mupaka wa Tanzania no Burundi aho bita Ikobera idushikana yego idushikanyeho umusaza avuga turabizana abasaza babigwara ibyo bigwara bya rusoka bandi mu Burundi ubundi mu Burundi umusaza wese w'imyaka 50 kuzamuka abanyirwara abafite ingwara kuko man ni haka umuntu atakuriye mu ntambara ni hake pe umuntu atakuze yiruka mu bintu by'intambara ntantu ni bice bike intambara y'u Burundi nayo yatangiye kera cyane urobyumva umusaza aravuga ati nta yindi modoka nakurira dufate hoteli turaranga aho ngaho ku mupaka w'u Burundi na Tanzania ariko mu gice cya Tanzania yego mu gitondo turafata ijoro rimwe yego mu gitondo 5 twari dufashe indi ibahagurukana Tanzania itugeza aho bita Mwanza mwarateresheje ku mupaka twaragongesheje muva mu Burundi tugera Tanzania mwaragongesheje imodoka ibakura ku mupaka ibageza Mwanza itugeza Mwanza tugeze Mwanza tuvamo turira ubwato yego cyaryo cyambere nuri ubwato bufite moteri ndurira nayo sashanje ya rambo nta kwisiga aba Tanzania kijani na beba jalala wapi kijani na beba jalala wapi none bamenye ko ari kwete z'umuntu abaginga mane tururira nyene ubwato tururira tugeza ku rundi ruhande ubwo ugeze Mwanza hariho intuzenye Lake Victoria nini aba basagariye ariko inzira nta muntu yageze adusagariye ahantu hose ugendo nta muntu yadusagariye pe turambuka tugeze Mwanza tumaze kwambuka imodoka tusubira mu modoka turagenda ijoro ryose saa 5 saa 4 z'ijoro tuba tugeze ku mupaka wa Kenya na Kenya ku mupaka wa Kenya na Tanzania ku mupaka wa Kenya na Tanzania je bansaba ntuze Carte John Carte John yari icyo yellow fever yari danje nta nari mfite ariko nyine kubera ko mu Burundi barapima ako kantu reka twe ugasimbo yellow fever ahantu ayikura mu Burundi ziriyo
barapima nabo bakagutera baragira bararugutera cyangwa ukayirondera nyene mu nzira nyene urayirondera mu njyo wambutse uburyo wahagurutse bitunguranye nta nyene nta nari mfite nta nari mfite se kugira ngo juko nagiye mpaca dusuba inyuma gatoya nko kumpaka wa Tanzania kuko umusaza yari yabimbwiye naciye mfata kibiri cyama Tanzania shira muri passport ndabakubita bakakure kukita bahita bakonga ndaciye ugeze ku mpaka wa Tanzania na Kenya ngeze ku mpaka wa Tanzania na Kenya kuko nyene mani iyo kuriye mu ntambara ukuntu uburi nk'imbobo uri mbobo to ari n'uburyo buciye ubwenge ibuci ubwenge nyene kuko jana hose nta kintu natinye kuko nko mu Burundi uravye nta giswahili twakoresha sibyo nyene ni byose wacaga gute wabashaka gukomunika gute byadanje byo bundi meze nk'ikiragi nyo jana ari kiragi kiri ni sinyo tu utamuga mutazi goje nibuka ngeze ngaho ku mupaka yego amvugisha igiswahili ariko wari kumbwira ati banza utekereze ibintu ugiye kubishura ucu bishura ariko nahita mbishura direct kandi nkabishura mu giswahili kandi bigaca cyo mu buyenzi tu ariko nkabishura igiswahili barakize hehe nyene ibyo ntago bisaba ngo waraki mani hari uko baracyumvaga se bakagukora barankorera kuko umusaza twari kumwe ariko akambaza ati mani kuri mbobo ubundi umusaza reka tugendana yambona nyine ndu imbobo nyene ndumujurani kubera ico gisashe yatugeze ngaho barambaza ati yero fiviri he yego ndabwira ati imodoka igiye kunziga kandi iri ndani musakoshi manza nkuramo umwenda wa mbere muri cya gisashe nkuramo umwenda wa mbere babonye ari gisashe barambwira ati tumuka ambwira ati tumuka bamuginga toka utanduza umupaka utanduza ngaha kuko ibaze rega je nkweto zanje ntizaye zinahanaguye ubwo ku mupaka wa Tanzania na Kenya nta mafaranga wahatanze oya wagiriye imbabazi kuko je nakuye mu mwende wa mbere babona hari kupamo n'ibintu by'imicanga none urukwe mani muraze rega je urukweto nta nuzenye urukweto nivyo bihanaguye ibintu byose ndabifite byari bicafuye kandi imyenda bivanze ni bikweto ibyo bintu biba bicafuye cyane barabaza tugiye nabwiye ati ngiye kureba kazini wanje kubera ko ugiye kumureba aragwaye ngiye kumugwaza barandeka tugeze ku mupaka wa Kenya aho ngaho reka baraducumbikira twumve urugendo rwa Mutoni rwo rwaratangiye nitugera ku mupaka wa Kenya kuva mu gihugu yahagurutsemo ibyo bintu turabihuza bihure muto ngwego byagenze gute uhagurutse Nyamagabe werekeje kwa sister mu Ruhengeri sister wabaga mu Ruhengeri yabaga mu Ruhengeri so mpagere none urareba bwa buzima bwo kuba kwa sister wawe uri kumva utari bubone none ya mafaranga wikeneye uri kumva yo kugira ngo nyine uhereze umumere uvuga ati aya nayanye ndayashyira ku iposhi hereze n'umumere uri kumva nayo ndangije ndavuga ati rero ubu ntago byavamo ibi ntago byavamo ariko bari abatipe twari duturanye muri quartier nabo hari harimo abanyamu babiri uri kumva harimo n'abanyamurenge abanyamu ikorenze ngabanya mwana w'umuhanda ubasha hari harimo abanyamu babiri abanyamasisi babiri noneho harimo nyine n'umunyarwanda umwe nawe muturanye hehe mu Ruhengeri cyane nyine aho mu Ruhengeri nyine noneho aravuga ati rero mwana twigire muri Kenya njya numva ngo hari haba ubukaro bwinshi haba amafaranga haba ubuzima kandi umuntu uzi gukora abona amafaranga ubwo turavuga ati tugende ubwo muri twese nta n'umwe wagiraga icyangombwa nta passport usibye mituweli kandi mituweli ntawe uyambuka mituweli nicyo cyangombwa twagiraga ubundi uri kumva ubwo muri twese nta n'umwe wari ufite imyaka yo gufata indangamuntu turavuga ati sasa rero turagenda gute ko twiyemeje abo ati rero turambuka Panya tunyura Panya nyine tumanuka urw'amaguru uri kumva twafashe mu Ruhengeri imodoka urumva itugeza hahita mwaciye se izihe Panya za Nyagatare hoya mu Ruhengeri nyine hariya mu Ruhengeri ndahabona imbara aho bitaga mu Cyanika urumva naciye ku mupaka wa Cyanika noneho tuhagere tugenda n'amaguru mbega imisozi shumi yanjye noneho ku bantu bagiye bambaye silipa noneho twege twazamutse nta n'umwenda wewe watwaye rambo twe nta na rambo nta mwenda reka uko twavuye mu rugo nuko tugiye nk'abantu bagiye ku muhanda
bita tugenda mu rugo si wari wababwiye kuri bugenda kada ubwo uri kumva nari kubabwira gute na telefone nagira reka ubwo turangije turagiye umva twakoze urugendo shumi yanjye twaragiye twahageze ninjoro twavuye mu umupaka cyanika oya nyine mu ntuze ku mupaka w'inani hariya nyine twageze mu ntuze bahita gutera muba bahita bari bavuga ikirimi kijya kumera nk'ikinyarwanda abako nyine twahageze ari ninjoro kubera ko umupaka twari kuhanyura gute se umupaka nyine kwari abafite ibyangombwa bahanyuraga twe twinyuriye iyo panya nyine muri iyo misozi twazaga kubera kabyangombwa kubera ko twavuye nka saa 9 uri kumva nimo twaragiye mu Cyanika saa 9 turawuzamutse wakunyuriye mu mazi ntawe bafashe ntaki kada aho ngase wagufata gute kada uri umuturage no aho bameze nk'abantu b'umuntu wagiye kwahira n'abana bo muri quartier noneho tuhagere turatambuka twigerera mwakonyene noneho tuhagere urugo rwa mbere twanyuzeho sasa tukihagera tubona nyine hari hano umukecuru yararimo agosora ibishyimbo niko babyita kugosora yararimo agosora ibishyimbo noneho turangije turamubwira ati watubabariye ukaduha amazi kubera ko urumva urugendo twakoze twari dushonje none nta n'ikintu na kimwe twatwaye cyo kurya mu nzira nyine twageraga muri iyo mirima twasanga hari za avoka tukabanza tukareba ko hari izahanutse zihiye tukicara tukabanza tukarya ubundi twarangiza nagendaga mu nzira mwishakira ariko kubera ko byari byagoranye tugere kuri uwo mukecuru aratubwira ati rero uyu mutima mwiza byatari tubwira ati rero aha hantu ni habi muri iri joro murindire ngenda batekera mbagaburira mubyuke musubira mu rugendo rwayo turavuga ati umukecuru uri kutugirira impuhwe tutamuzi dutangira kugira amakenga tukaba twari dufitemo umwe wari ubaye nka mukuru ngo yari afite imyaka 18 niwe wari uturuse twese wewe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe afite imyaka 12 niwe wari muto mu mwe muri kumwe ninjye muto ya wari urimo kandi rega ni nanjye mukobwa wari urimo abandi bose barabaho mwahoje umugambi gute n'abasore icyo gihe ku myaka rega aho nanjye urebye ntabwo nigeze nkura gikobwa iwacu twavutse turi abakobwa benshi tugira abahungu babiri iwacu kumva ari nabo baherereza muraje mwitoramo mu bakobwa ngo ngewe gukura nk'abakobwa ntabwo nigeze nkura nk'abakobwa mufata umwanzuro bavuga ati twiriwe tubivugaho uri kumva bukeye mu gitondo dufata urugendo muca gukora genda balance ati turavuga ati nidutinda mu mayira bizapfa nitubitindamo tukabyigaho tugasaba amatike tukagira ute ntibari bubyemere none se ku ruhande nibura hari amafaranga mwari mufite make usibye yo gutegesha twategesheje aho ngaho kuva ngo tukageraho uri kumva ariko nyine bitewe n'ukuntu twari twarasevinze ngewe navuye Nyamagabe narasevinze sinigeze nyakoraho kubera ko nari mvuga ati wenda nimbona aho ngaho byanze mu Ruhengeri byanze nzagomeza ngende cyangwa nzagaruka cyangwa nzisubirira iwacu amafaranga sinayakora ndangije ngenda ari nayabitse none akaba ari unundi kubera ko yagurishaga ibitumbu urumva nawe noneho yari afite utwiba ubwo nyine ngaya niyo twagendaga duterateranya urumva tugenda tuvuga ati ngaya aratuvana hanga tugeza noneho tugeze noneho ngo twageze kuri uwo mukecuru sasa aradutekera turariye arangije aratubwira ati atwereka aho turyama kubera ko yari afite ikizu kinini nkumva noneho aturyamisha nyine muri salo twe turyame adusasira karago turyama muri salo twese ubundi mu gitondo tubyuka tumubwira ati rero mukecuru twe turagiye kubera ko dufite urugendo rwihutirwa se murimo murajyahe kandi ati natwe aho tugiye ntabwo turi shuwa yabyo ubwo turangira turamubwira ati ariko ibyo bibe byose aho turi bugarukire ntabwo ari hano hafi noneho umwe yaravugaga ati ngewe mfite onkere muri Kenya noneho twe tuzagenda tuzamuhigahiga ufite nimero turazigira nta telefone mwahagurutse mutanavuga turavugana gute turavuga ati twe tuzahagera tukigera Nairobi urukumva kubera ko icyambere ni ukuhagera ibindi bizaza twahageze iyo gahunda twari dufite twebwe urukumva turangije tuhagere ubwo kuba mukecuru nyine arangira atubwiye ati nta kibazo ngaye nimwakire tuno dufaranga nimugera ari imbere mugura icyo kurya abadukubitiyemo amaganda niyo twakoresheje turaho mu Buganda none twege ni twari tunazi naho bavunjira turabunja gute turajya ku mupaka nibangiza badufate batugarure
kandi tudashaka kugaruka ubwo twakoze iki urareba hariya ku mupaka aho nyine baba barimo barasaka kubera ko twari turi bangahe twari turi batandatu batandatu uri kumva noneho turavuga ati rero ukuntu biri bugende tugiye kugenda twinjira muri cya gihe batonze umurongo barimo baragira barimo barabasaka twe turinjira mu modoka buri wese n'intebe ye ubwo turajya munsi y'intebe twari tumeze nk'udukoko tunarutse twese buri wese agenda yisunga noneho ufite nk'umubiri ubaye nka munini arajya ku ntebe y'inyuma yishe munsi ya ntebe nyine y'inyuma handi bajya bashyira nk'amabage ubwo turangije aba ariko tubigenza baraza barasaka ngo barebe ko hari ibintu birimo wenda baba basizemo wapi imodoka itangira urugendo none abajyagiye batangira urugendo uri kumva ku mupaka nyine wa Uganda nyine na Kenya uri kumva twinjira muri Kenya mwaciye kuri mupaka Busia cyangwa ku mupaka wa Busia ho twaciye umva twaca twemye nk'abafite ibyangombwa nk'abateresheje mwarahageze muri tambukira mutegereze ya modoka muyitegereze imbere umva kwege cyagiye nyine abandi bagiye kubasaka ege twari turi mu modoka baje kuyisaka twe turi nyine twe turi munsi y'intebe baramara gusaka nyine batangiye urugendo natwe turabyuka tuva muri bya handi twari twihicarira mu ntuze kwa kundi ntuzi kwina hagati nyine imodoka arangije avuga ati se mwabana mwe muvuye turamuga ati tubabarira rwose utugeze muri Kenya tugiye gushaka umuonkere wacu yari noneho aho tuvuye byari bimeze nabi udufashe tubwira ati rero ahantu mugeye ntago muhazi kandi namwe ntimuzi n'ibyo murimo turavuga ati tubabarire turamuga ati hari amafaranga yo mu Rwanda dufite turayaguherereza nituhagera isawa ubwo urugendo rurakomeje ana yanjye umva twemye nk'abantu bishyuye umva mbese twege nuko urugendo rwacu rwo kuva mu Rwanda ni inzira y'umusaraba kugeza no munsi nta muntu nizera kandi nta muntu jambesha ngo arankunda ngo mbyemere kugena kuzenzi yuko buri mwanya umuntu yaguhinduka nimba igihugu buriya ngo tucita umubyeyi sibyo nimba igihugu kiguhinduka kigakwima umutekano umuntu niwe ataguhinduka reje nakuze muri ubwo we navuga ati amafaranga reka nyatsimbe mu gihe ntazohuza n'abantu turi kubana nzahita ncika tuzamfasha mu mibereho aho niho namenyeye yuko igihugu nicyakwima ubuzima oya igihugu kikwimye ubuzima nawe ucima umuramba ibyo bintu bisobanuye neza tubyumve